kadusenge. Data mu izina rya Yesu, byiringiro by'abizera, mahoro y'abizera, tugeze muri uno mwanya kugira ngo tubashe kuganira nawe, tubashe kubana nawe muri ano masaha ubwo tugiye gutanga ijambo, kubera ijambo rirema imitima yacu, ijambo ridufasha muri ibi bihe. Ndagushimira Data kugira ngo ukomeze udufashe muri byose. Ubwacu ntacyo twakwishoboza, ariko dushobozwa nawe, wowe uduheza imbaraga. Uyu munsi ukomeze uganire n'imitima yacu, ukomeze uganire n'imitima y'abera, abumva ijambo bose babashe gufashwa nawe no kwezwa nawe. Himbazwa kuko uri bikwiriye iteka ryose, niwe tubikesha mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana muri iki gitondo kuko tubashije kuba imbere y'abera tuganira ijambo ry'Imana yadushize ku mutima. Nje musanzwe muzi pastor wa Restoration Church Paruwasi ya Nyagatare muri Leta Jacques. Hanyuma tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana ducishije kuri ino TV Tubashake, kugira ngo mubashe kugezwaho iri jambo ry'Imana ribafashe muri ibi bihe. Ndagira ngo mu masaha atari maremare, ndagira ngo tuganire iri jambo ry'Imana. Reka dusome ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 35 umurongo wa 8. Turaganira ku ijambo inzira, inzira y'abacunguwe. Iyo niyo tuganiraho hano mu rwandiko rwa Yesaya cyangwa se igitabo cy'ubuhanuzi ibice 35 umurongo wa 8. Bibiliya iravuze ngo, kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi abagenzi, naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Murongo wa 9, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni, baririmba n'ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amen. Ndashaka ko tuganira rino jambo inzira y'abacunguwe. Uyu mwanditsi Yesaya yeretswe inzira y'abacunguwe, abona abacunguwe n'amaraso ya Yesu, abakijijwe n'amaraso ya Yesu, ababohowe mu maraso ya Yesu. Abona inzira ya, abonaho banyura, kuko inzira ni ahantu abantu babasha kunyura. Ni ibintu dusanzwe tuzi. Hari inzira zo hano mu isi dusanzwe tuzi, hari inzira z'imodoka, hari inzira z'indege. Izo ni inzira, ariko zose zikagenda zigaheka. Ariko hari inzira imwe dufite yo kuja mu bwami bw'Imana. Ni nayo nshaka kugira ngo mbaganirize, mbasaba kugira ngo dushake iyo nzira izabasha kutugeza mu bwami bw'Imana. Kandi kunyura muri iyo nzira, uyu Yesaya yabonye ari inzira ikome, inzira yo kwera, inzira y'abacunguwe, inzira yejejwe, inzira ikiranuka, inzira idafitemo imyanda. Ni inzira nziza ifite isuku. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ku nzira y'abacunguwe, abakiranutsi bazanyuramo, abera bazanyuramo, abakoreye Imana bazanyuramo, abatakambiye Imana ku manywa na nijoro bazanyuramo, inzira y'abakijijwe. Iyo niyo nshaka kugira ngo tuganire. Bavandimwe, uno munsi ndashaka kugira ngo tumenye iyo nzira neza, inzira y'agakiza, inzira y'abakijijwe, inzira y'urugoko bw'Imana, inzira y'abagaragu b'Imana, inzira y'abantu bakoreye Imana. Iyo niyo shaka kugira ngo tuganire. Yesaya ari mwiyerekwa, abona ino nzira, abona inzira nziza, inzira yo gukiranuka. Aravuga hano mugeze ku murongo wa 8, yavuze ngo, kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayibonekamo. Abo ngo ntibazayicamo, ahubwo ngo izaba iy'abandi abagenzi, naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Abo ngo nta ntare y'inkazi izahaboneka, nta nyamaswa yose y'inkazi izagerayo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo.
abacunguwe n'Uwiteka ngo bazagaruka bava i Siyoni baririmba n'ibyishimo bizaba biri kuri bo. Imana ishimwe kuko iyo nzira ari inzira yo gukiranuka. Ndashaka kugira ngo dushake iyo nzira, kandi kubona iyi nzira ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ugukiranuka, ni ukubaha ijambo ry'Imana, ni ugukorera Imana, ni ukuganira n'Imana, ni ugusabana n'Imana, ni ukumva Imana ivuga. Iyo nzira ntizacamwe abantu bataganiriye nayo, ntizacamwe inzira nta bantu bazayinyuramo batarabashije gutunganira Imana. Uyu mwanditsi yaravuze ngo kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Haleluya. Abakiranutsi, abakoreye Imana, abaganiriye n'Imana, abasabanye n'Imana nibo bazayinyuramo. Haleluya. Ntiwibwire ngo nudakiranuka ngo uzapfa kugenda muri iyo nzira. Iyo nzira ni y'abakiranutsi, iyo nzira ni y'abejejwe, iyo nzira ni y'abatunganiye Imana. Uva nkubwire inshuti yanje, uyu mwanditsi Yesaya yeretswe neza, ntabwo yeretswe nabi, yeretswe neza, abona iyo nzira yo gukiranuka. Abanduye imitima ngo ntibazayinyuramo, ariko ngo izaba iy'aba abandi nubwo azaba arabaswa. Haleluya. Ntibazayiyoba nubwo azaba arabaswa. Abantu batize ABC, abantu bataciye mu ishuri ariko bakiranukiye Imana, ba bantu bejejwe bakiriye amaraso ya Kristo, abo nibo bazayibamo. Niwe nguhatira kugira ngo ubashe gukiranuka, uzaboneke muri iriya nzira. Haleluya. Yesu agiye kuja mu ijuru yabwiye abigishwa ababwira ngo nta handi mugomba kunyura ni muri nje. Toma, uyu usomye Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, abamubajije ibibazo byinshi, Toma aravuga ngo ese ngo inzira tuzayibwirwa niki? Yesu aramubwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data ntamujanye. Bavandimwe umva nkubwire, ntawe uzaja kwa data atamujanye. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Hari igihe ushobora gushakisha ukibaza ngo inzira ese twayibona gute, inzira twayibwirwa niki? Haleluya. Filipo yabajije Yesu aravuga ngo ese iyo nzira tuzayibwirwa niki? Yesu aravuga ngo ese utubanye nawe iminsi inganite utaramenya inzira n'utaramenya aho tuja. Bavandimwe tugize iminsi mu itorero, tugize iminsi muri nosi, ariko hari abantu benshi bataramenya inzira. Abantu benshi ntibazi inzira, bagize ngo inzira nugukira, ngo inzira nukubona amahirwe, inzira ngo nukugubwa neza. Oya, inzira y'abakiranutsi niyo gukorera Imana mu gihe cyose, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyishimo ugakorera Imana. Umva ijambo ry'Imana ryavuze ngo kandi iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iyo wejejwe uri mu nzira nyayo, iyo ukoreye Imana wejejwe uzaja mu bwami bw'Imana. Reka nkubwire inshuti muvandimwe, Imana kiragusaba ngo utunganye inzira zawe. Ese inzira zawe zimeze gute? Inzira zawe ziragana he? Inzira zawe unyuramo ni izihe? Ijambo ry'Imana nta kindi rikubaza, rikwaza ngo ese aho unyura ese urahazi? Ntiwaba unyura mu bihanamanga ukanyura hadakwiriye, kandi inzira ihari ari umwami Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data atamujanye. Icyo bishaka kuvuga niki? Ni ugutunganira Imana, ni ugukorera Imana, ni ukuba mu mwanya w'Imana, ni ukuba mu ijambo ry'Imana, ni ugusabana n'Imana. Kuko iyo usenze ukasenga mu kuri no mu mwuka, uzaba uri mu nzira, uzaba wabonye inzira izakwereka inzira. Uyu mwanditsi aravuga ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima, reka nkubwire, umuntu wanduye umutima, umuntu wakoreye Satani ntazaboneka muri iyo nzira. Iyo ni inzira yo kwera. Umuntu watunganiye Imana niwe uzayinyuramo. Nubwo yaba ari umukene, nubwo yaba ari umuntu usuzuguritse, abantu batamuheza, batamubara, ariko haleluya, ariko agatunganira Imana, uwo muntu azabona umwami Yesu. Uwo muntu iyo nzira ntazayiburamo. Ariko reka nkubwire, wewe wumva ko uri igitanga, weze kuzi ko uzwi cyane, reka nkubwire ngo ibyo sibyo igenderaho. Igendera gukiranukira Imana, gutunganira Imana. Ntabwo bivuga ngo nubwo uzaba uri umuntu ukomeye, reka nimba udakiranukiye Imana tuzayibonekamo. Nimba ukiranukiye Imana uzayibonekamo, nimba udakiranukiye Imana tuzayibonekamo. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo intare y'inkazi ni abantu bakorera Satani, bakumva kuko bakomeye batazabura muri iyo nzira, ntibazayibonekamo. Ariko abakiranutsi ntibazayibura. Haleluya. Abakiranukiye Imana, abakoreye Imana mu gihe cyawo ntibazayibona, ntibazareka kuyibonekamo. Ni inzira nziza y'abakiranutsi, izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayibonekamo. Abanduye imitima, abantu bakoreye Satani bihishe,
bacecetse. Paulo yavuze ngo baseserwa ihishwa. Biriza ngo nababwiye kenshi ngo mbabwira ndira yuko ari abanzi y'umusaraba wa Kristo abo ntibazayibonekamo, ariko ngo izabiya abandi nubwo azaba arabaswa ngo ntibazayibura, bazayibonekamo, bazayikoreramo, bazayigenderamo, bazayivugiramo, baje mu bwami bw'Imana. Bibiliya izimbwira abantu bakoreye Imana muri iyo nzira bayibonekamo kandi bagenda badapfuye. Bibiliya ivuga ngo Enoki yagendanye n'Imana, avugana n'Imana, akorana n'Imana, Imana ibona ko iyi nzira atagomba kuyiburamo. Bibiliya ivuga ngo aragenda aherekeza Imana agera mu bwami bw'Imana. Iyo nzira niwe wanyuzemo adapfuye. Eliya nawe ngo ayinyuramo adapfuye kuko yari yatunganiye Imana, Imana iramuzamura iramwimura aja agenda adapfuye. Ariko abandi bose nukunyura mu rupfu. Yesu yanyuze mu rupfu, aravuga ngo mugomba kugera ikirenge mu cyanje. Amaze Bibiliya zindangaza nukuvuga ngo ko Yesu yanyuze mu rupfu, abera bose tuzanyura mu rupfu tuzagera mu bugingo. Niyo mpamvu tugomba kunyura mu mwami Yesu. Nutunganira umwami Yesu uzamubona. Kandi kubona Yesu biroroshe n'ukwatura ibyaha byawe, ukihana, ugakunda Imana, ukayikorera, ubwo uri mu nzira nyayo yo gukiranuka. Ariko nudakorera Imana, nudatunganira Imana, ntuzayiboneka mu iyo nzira. Sinji yarayisi ni inzira yoroshe, ni inzira ntabwo igoye, ariko muri ibyo yavuze ngo sinji yarayisi, ariko natekereje ko ari inzira yoroshe. Gukiranuka gusa, gutunganira Imana gusa ni ibintu byoroshe, ni ibintu byo kwicisha bugufi ugasanga umwami Yesu. Yohana aravuga ngo ngiye kubashakira ibyicaro ngo aho data azaba ngo nanje niho nzaba. Yesu asezera abigishwa arababwira ngo aho nzaba namwe niho muzaba. Nubu yagiye kudushakira ibyicaro ahazaba natwe niho tuzaba. Nico cyatumye Toma baza ngo ese inzira tuzayibwirwa niki? Yesu aramubwira ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data ntamujanye. Reka nkubwire inshuti yanje, izera umwami Yesu. Izera umwami Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta handi wanyura, nta nahandi waca, nta nahandi wakorera atari mu mwami Yesu. Hari abantu Bibiliya zivuga bakoreye umwami Yesu nubwo barasuzuguritse, nubwo bari batari bazwi, ariko nashimuri ya mugabo Dodomu yari yarakoreye Imana, yari yarataramiye Imana. Nubwo igihugu cyose kitari kimuzi ko yarataramiye Imana, ariko Imana yari imuzi. Reka nkubwire, Imana yari imuzi ngo umunsi umwe umwami Dawudi aravuga ngo isanduka ry'Imana nta handi ryarora ni kwa Dodomu, kugira ngo rizabanze risembeho abana be ibintu bye. Ariko ntiyarazi ko Dodomu yataramiye Imana, yari yaramenye Imana, yari yaramenye inzira ya Kristo. Aravuga ngo icyampa umunsi umwe Imana ikazataha iwanje, umunsi umwe Imana itaha iwiwe, isanduka ry'isezerano ritaha iwawe. Uwo munsi ngo Imana iragaragara, Imana iriyerekana. Umva nkubwire inshuti yanje, nimba warakoreye Imana, nimba warataramiye Imana, umunsi umwe Imana izataha iwawe ikugirire neza, igusange ibintu byose ngo Dodomu ngo bimugeraho. Reka nkubwire ngo taramira Imana, korera Imana, sanga Imana, izera umwami Yesu. Nta kundi nagushishikariza, ndakwingize inshuti yanje ngo wizere umwami Yesu, wizere niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta handi wanyura utanyuze ku mwami Yesu. Abantu ko barashaka inzira zinanga ariko zigaheka, ni inzira zidafite aho zigana, ariko inzira y'umwami Yesu ni inzira nziza. Uva nkubwire, nta handi tugomba gushakira inzira ni mu mwami Yesu. Aya masaha ndakwingize inshuti yanje ngo ushaka umwami Yesu, ukorera umwami Yesu, uganduke mu bintu byose, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Tushakira inzira handi, reka nkubwize ukuri, tushakira inzira handi ni mu mwami Yesu. Icishe bugufi, uganire na Yesu, uvugane na Yesu, ukorane na Yesu. Niwe nkurangiyeho, nta wundi nakubwira. Ufite amahoro ni muri Yesu, ufite byose ni muri Yesu. Nimba ushaka ubuzima bwiza, ija mu mwami Yesu. Nimba ushaka amahoro, ija mu mwami Yesu. Nimba ushaka kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, ija mu mwami Yesu. Nta handi, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe uzakugeza mu bwami bw'Imana. Inzanezerwa umunsi umwe, umunsi tuzazamuka tuja mu bwami bw'Imana, niwe nzira uzatujana ngo azahagarara hejuru ngo avugirize ngo nakamuka abamarayika, amaze ngo abakiranukiye Imana batumbagire baje mu bwami bw'Imana.
nicyo nshaka kukubwira ngo umenye kuko nta handi twabonera inzira ni muri Yesu. Nimba wawe uzishakira mu byina ahangaha ntabwo uzabibona, ntabwo uzayibonekamo n'inzira yo gukiranuka. Umva nkubwire inshuti yanje, haleluya, umva inshuti yanje, kiranukira umwami Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta handi. Yesaya yareretswe abona abera birizi nezeza, yaravuze ngo abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka, ngo n'ibyishimo bizaba biri ku mitwe yabo, bazanezerwa bishime. Tuzanezerwa tugubwe neza kuko tuzaba twabonye ibyo twakoreye, twabonye umwami Yesu. Ibibiri zivuga ngo niyerekanwa tuzasa nawe, kandi namara kugaragara ubwo tuzaganira nawe. Mwami Yesu, haleluya. Umva nkubwire inshuti yanje, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana yarabibonye ari ku karwa k'Ipatimosi, abona abera bazamuka, abona itorero rizamuka, abona abantu birukanka, abona abantu banezerewe, haleluya. Aravuga ngo ese mbese bariya ni bande? Yuko ababona batumbagiye mu nzira nyayo, arabaza ngo mbese bariya ni bande? Uwamubwiraga aramubwira ngo bariya nabavuye mu isi y'imibabaro, abavuye muri aka kaga, abavuye muri izi nzira zigoramye, abavuye mu nzira hirya no hino mu misozi, mu mataba. Aravuga ngo dore ngabariya. Haleluya. Abona umubare nyamwinshi atabasha kubara, aranezerwa, arishima, haleluya. Reka nkubwire ngo tuzaja mu ijuru duciye mu mwami Yesu, nta handi twabona inzira. Ngo abacunguwe n'Uwiteka ngo bazagaragara imbere y'Imana bejejwe, bakinagire nk'inyana zo mu kiraro. Bibiliya ni kwizivuga ngo tuzirukanga ntituzaruha, tuzanezerwa, twishime. Reka nkubwire ngo ushaka umwami Yesu, uno munsi ngutangarije aya makuru, ndakubwiye inshuti yanje ngo umwami Yesu aragushaka, umwami Yesu arakwinginga kugira ngo uganire nawe, umwifuze, umushake. Nta kindi nagukumbuza, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzaja kwa data atamujana. Aya masaha simfite umwanya munini wo kukubwira amagambo menshi, ariko reka nkubwire ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugire neza, iduheze umugisha, amen. Kadusenge. Izina ryawe rishirwe hejuru, izina ryawe ripfukamirwe, abantu bose bumva ubu butumwa babashe kugubwa neza, kandi babanze gushaka inzira y'umwami Yesu. Nta handi twaja ni mu mwami Yesu. Inzira ni nyinshi zo hano ku isi, ariko hari inzira imwe nyakuri, inzira yo gukiranuka, niyo y'umwami Yesu. Nsabiye itorero, nsabiye iki gihugu turimo, nsabiye isi yose kugira ngo ibone umutekano, ukize indwara zitumye abantu babura amahoro. Abantu ni benshi bafite ibibazo, ariko ndakwingize data kugira ngo utabare, wigaragaze. Reka itorero rya Kristo ribe rimwe, abantu bakira imbaraga z'umwuka wera, abantu bashaka inzira yo gukiranuka. Urakoze data kujemene mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaheze umugisha kandi bagiriye neza, amen.